Ndabaramukije mwese abakunzi ba PS Pascasie kandi bakaba ari n'abakunzi ba Kristo Yesu. Amahoro y'Imana bane namwe bene data. Nukuri mbanje gushimira abantu bose bumviriza ubutumwa ndabahereza. Nukuri Uwiteka Imana yumve amarira yanyu n'ibyo musaba. Haleluya. Nukuri narimaze igihe mbese ntavuga ubutumwa, ariko uyu munsi Imana impaye kuvuga. Kandi bene data, ino nayo wanjye iri mu Imana. Nubwo mubona atabantu barazamwo benshi, ariko mwizere ko hari Imana mwicena. Haleluya. Nkaba nshaka kubwira abantu bataragira subscribe mubikore kugira ngo muze mwumva ubutumwa ndabarungikira. Haleluya. Bene data, ntago mushaka kuja mu ijuru? Twese tuko turagwanira kuja mu ijuru. Naha ngaho ubona nicaye ndiko ndakora umurimo kugira ngo Kristo aze ampembe. Aha ngaha ntago ndiko ndakora ngo ndonke inyungu ziwanje z'ibyisi. Ndiko ndakora kugira ngo nandikishe mu ijuru. Mwene data, nawe uzaza wumviza buno butumwa, nukuri Uwiteka Imana Isiraheli azaza guha umwuka wera kugira ngo aguhe kumva ijambo ry'Imana. Benshi muri mwebwe mushaka umuntu azaza ababwira ibintu by'ibitangaza, abigisha amagambo y'ibitangaza. Ariko ndakubwije ukuri mwene data, ndakubwije ukuri, ayo magambo aryohereye y'ibitangaza nibyo mwisi. Ubu uri kurarya zahangaha mwisi, ariko amagambo akura abantu mu byaha, amagambo abwira abantu kwihana, ayo magambo n'amagambo akiza imitima y'abantu, akiza imitima y'abantu, n'amagambo akura abantu aho bari baja ahandi, kuko n'amagambo avuga ati va mu byaha. Rero bene data, nshuti z'umusaraba, nukuri amagambo agize aka kayenza ndababwira, muze mumbabarira, kuko ndazi neza ko abantu benshi batayakunda. Abantu benshi ntibayakunda, ariko ndakubwire, nubwo ashaririye agasharira amatwi yawe, ariko aravura, kuko ariko arakubwira kuva mu byaha. Ntubona ibindi ko ndakora? Nukuri Imana itazabimpembera, Imana izabimpembera. Rero mwene data, nukuri mwicara mumenya ko Imana yantwanije gukura abantu mu byaha, kwabwira ati bihane, atari ubwo kwabwira ati ibintu by'ibitangaza. Muze munyihanganira, kandi nkashimira abantu bose bafashwa n'ubutumwa ndabahereje. Uwiteka nahabwa icyubahiro. Uyu munsi nafite ijambo ry'Imana riri mu gitabo ca 2 c'Abami. Ndebye ni nako ni gice 5 ku murongo wa 10 n'uwa 11. Ariko mbere yuko ndi butangiye kamanze senge. Data, mu izina rya Yesu, ndi imbere yawe nk'uko ndakabumbano. Data, ndi imbere yawe nk'uko Mana ndivu. Data, ndi imbere yawe ntaco maze, ngenda umujakazi wawe. Ndubusa gusa ndanuka imbere yawe, nduzuye inyo ngenda ninyo Mana. Ariko Mana, ndakwinginze ugirire imbabazi umusabyi wawe ari we jewe. Mana, ubane nanjye, umpe kugukorera. Data Nyiringabo, ndakwinginze undungikira umwuka wera
kugira ngo Kristo amfashe kino gikorwa. Data urazi ko iyo atamwuka hari mwami ntago kigenda neza. Ndakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo, umuntu wari we wese ari bwumvize ino jambo, ndakwinginze Kristo umuhezagire. Kandi Kristo ndagusabye imbabazi, rino jambo riherekezwe n'umwuka wera kugira ngo rigende rikore akazi mu mitima y'abantu. Data rihindura abantu. Mwami ndazi ko ino cena yiwanje atabantu benshi barayibona, ariko Mana ndakwinginze umuntu wari we wese ari bwumvize buno butumwa bumugira akamaro. Urakoze Kristo, ni mu izina rya Yesu Kristo, amena. Nukuri ndashima Imana ko abantu bariko barafashwa n'ubutumwa ndabashikiriza. Nukuri iyi cena nari naranse kuyuguruza, ariko nayuguje kubera Kristo Yesu. Ntago ndababwira uko Imana yampamagaye, ariko nihagera igihe nzabibabwira. Abantu bashobora kuvuga bati ese nk'uyu we aba ari karakora iki, aba yabuze ibintu byo gukora. Ntago mba nabuze ibintu byo gukora, ndafite akazi ndakora. N'ubu nicaya mvuye mu kazi n'uburuhe n'akantu, kubera ko nshaka ijuru, shaka kugwanira kuja mu ijuru. Mwene data, urashobora kuba udafite ingabire zo kuvuga ubutumwa, ariko ukaba ufite ingabire zo gukora ikindi kintu. Rero nawe nugwanirire kuja mu ijuru, ngo nimushake ngo ubwami bwo mu ijuru, ngibindi byose ngo bizaza nk'inyongera. Haleluya. Reka dusome igice ca 5 ku murongo wa 10 n'wa 11. Reka twumve ijambo ry'Imana. Elisa araheza amutumako, uti genda wiyuhagire muri Yorodani ibiheta ndwi, umubiri uraca usubira uko wahora, nawe uzoba uhumanutse. Haleluya. Ku murongo wa 11. Ariko Namani aca araraka arivumbura ati nahoze ngira ngo arasohoka ahagarare, ngo reka nsubiremo, ati nahoze ngira ngo arasohoka ahagarare atakambire izina ry'Uhoraho Imana yiwe, azungagize ukuboko hejuru yaho ndwaye ankize imibembe. Bene data, reka nisubire mu ino jambo. Ariko Namani aca araraka arivumbura ati nahoze ngira ngo arasohoka ahagarare atakambira izina ry'Uhoraho Imana yiwe, azungagize ukuboko hejuru yaho ndwaye ankize imibembe. Bene data, iri ni ijambo ry'Imana. Uyu n'umugabo yitwa Namani yaragwaye imibembe, ariko ibintangaza nuko Elisa yamubwiye ngo nagende kuri Yorodani, agende aje mu mazi ibiheta 7. Ariko Namani we yaciye agira iki, yaciye abyimba, yagira ngo mbese ngibya Yesu bizuko, yagira ngo ibya Yesu bizuko. Bene data, rino jambo ku murongo wa 10 ngo genda wiyuhagire muri Yorodani ibiheta ndwi, ngo genda wiyuhagire muri Yorodani ibiheta ndwi. Haleluya. Iri ni jambo riziye umuntu wari we wese ari mu cyaha. Abantu benshi barafite imibembe, bagendana imibembe, ayiwe. Ariko se hari imibembe myinshi, imibembe y'ubusambanyi,
imibembe y'uburozi, imibembe y'ubwicanyi, imibembe y'ubutinganyi, imibembe mbese yo kuza umuntu mbese y'ubusinzi, imibembe itandukanye. Haleluya. Ariko nkaba ndakubwira wewe munyamibembe we uri kurasambana ubona ati nta na kimwe bigutwaye, yewe ni wihane, genda wihane, genda uve mu ibyo byaha byawe, genda wihane wakire Yesu Kristo umwana w'Imana, iyo mibembe yawe izakuvaho. Rwose abantu barashaka gukira kabisa batagiye gushaka n'ukiza. Mwebwe murashobora kubwira umuntu ati nsengera, ubwo ngo ndagwaye nsengera, ntabwo urakira nyene gukiza. Elisa mubwira ati genda muri Yorodani wiyuhagire ibihetangabo 7, ariko abyimbye amatama. Umuntu akubwira ati va mwibwo busambanyi buzakugirana. Reka ndakubwire, wa muntu ugenda usambana wabona ugakobwa kanyuzeho ukarabya indimi, wabona umugore anyuzeho ukarabya indimi, ndakubwire nutava mwubwo busambanyi bwawe, dore Uwiteka ndagukubise inkoni, Uwiteka atawukubise sida. Sida ni indwara zitandukanye z'ibitsina. Nutabivamwo uzahakura ikintu gikomeye kandi utazakikuraho. Rero ndakugira inama ko wava mu bwo busambanyi bwawe. Imana iturazana ikintu cyitwa sida, Imana iturazana ingwara yo mu gitereko wa mugore we. Uwiteka ashaka uve mu bwo busambanyi, genda wihane, kuko igihe niki. Urashobora gupfa ugapfira mu busambanyi, urashobora gupfa ugapfira mu ihoteli. Ayi wowe murahamagara abantu ngo duhurire ngo ahangaha ngo izi ngizi ari ugusambana gusa. Reka ndakubwire, ibyo uri kurabikora ngo nayo igaceceka, ngo ukibaza yuko ngo muhwanye, ngo izabiguhanira, ngo byose bishira imbere y'amaso yawe. Kandi ubusambanyi buri ko burakogwa n'abakristo. Ikintu kibabaza Imana cyane ni uko umuntu yamenye Imana, umuntu yakiriye Kristo Yesu, umuntu mbese aguma avuga Imana buri mwanya, ariko ugasanga ni wari karasambana, umuntu akaje imbere y'abantu z'abakristo ngo ari kararirimba, ariko yuzuye ubusambanyi. Ubusambanyi bukabumuzuyeho. Ico kintu kirababaza Imana cyane, nk'umuntu yakiriye Kristo akaba ari wabo wa mbere mu kumupinga agakora ibyaha. Haleluya. Kweri biranababaje umuntu w'umukristo ugasanga niwe ari karagenda, mbese ari mu kabare ngo ntanywe inzoga, ari ugasanga yicaye mu kabare, ariko mbese ari katera inkuru n'abantu b'abasinzi. Kandi ugasanga inzoga bavanze, bashizemo isoda, agashira mu icupa ry'isoda kugira ngo ahumishe abantu. Ariko dinda kubwije ukuri, uri kurahumisha abantu, ariko Uwiteka wewe yabonye ko uri kuranywa inzoga. Ndakubwije ukuri, utavuye mwako kabare, Imana izagukubita inkoni. Do washaka ubabare nkuko Namani yababaye, kuko Elisa mubwira ati ngagende kuri Yorodani yiyuhagire ibihetangabo 7. Ari karabyimba, arababara. Yewe nawe ushaka wabaye rwose, ndakubwiza ukuri. Muragenda mu mihanda mwasinze, mugenda mukata umunani, mugenda mbese mwahindutse. Bamwe inzoga zibagira nk'abantu badafite ubwenge, bari bafite intuze, bari bafite
mbese bari bagendana icyubahiro nk'abagabo, ibyubahiro byabo bikabavaho kubera inzoga, mbese bakaba abagore b'inzoga kabisa, inzoga zikabategeka. Ugasanga mwakumbagaye mu mihanda, mwakuye imyenda, mugasanga mwisobye ko hariho nabinya ko ayiwe we, ese izo nzoga waziretse? Abagore nabo ugasanga bariko barashwana, ugasanga ibitenge babitaye hariya, ayiwe we, reka ndakubwire mwene data, nuhindukire nuve mu ibyo byaha byawe. Nukuri abandi mukagambanira abagenzi banyu, mugashaka kubagira nabi, mukagenda mukabadodobereza, mukagenda mukavuga amagambo ibyo batakoze kugira ngo bamererwe nabi. Abakristo ngibyo urabikora ngo nanjye nkahora, ngo ukibaza yuko ngo mpanye nawe, ngo nzabiguhanira, ngo byose mbishe imbere y'amaso yawe. Ibyo byose ubikora ubizi ko Imana izaguhana utayivamo. Nugende wihane mwene data, igihe niki Yesu araje, Yesu ari karaza, igihe niki, haleluya, igihe niki, haleluya. Abandi nabo umuntu arababwira ubutumwa bwo kwihana mukamutuka, ati mbese yari kavuga ibiki? Reka ndabwire bene data, nimuhindukire. Igihe cyo guhindukira niki, nimwihane ku bwami bwo mu ijuru bwegereje. Haleluya, nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje. Mureke kuguma mbese mwidubika mu byaha, Abandi nabo abakristo hakwambara bakikwiza, biyambika utumini utubana, wababwira ati ibi ni bibi, amatama bakabyimbya, kandi ubwo ntubabwiye nabi. Ese koko wa mukristo tuvugisha ukuri, urebye maraya ukareba nawe wiyambariye akamini, ese umbwije ukuri ko bo gutora kweri kuri umukristo? Umukristo arangwa no kwambara kikwiza, agakiza kabe kari mu mutima, kabe kari no ku mubiri. Haleluya. Nimureke ibyo byaha byanyu, nimureke ibyo byaha byanyu bene data. Yesu Kristo nabagire neza, Yesu Kristo nababarire, Yesu Kristo nabagire neza bene data. Yesu Kristo ari karaza. Yohana umubatizi niwe yavuze ati ngo nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje, ngo nimwihane. Na Yesu bwiwe yarabivuze, aravuga ati nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje. Yesu Kristo arashobora gutinda uyu munsi, ariko ejo urupfu rukagutwara, ayiwe, rukagusanga disi wibereye hejuru y'umugore we uri kurasambana nawe, rukagusanga uryamye munsi y'umugabo muri ko murasambana, urupfu rukaza, ayiwe, wajahe wa mugore we, wajahe wa mugabo we. Ijambo ry'Imana iravuga buri munsi, amatwi ugafunga, ntushaka kumviza iby'Imana. Ibyo ushaka kumviza, ushaka kumviza ibintu by'ibitangaza bifite akamaro ku mubiri gusa. Ibyese nibyo ushaka kumviza, ariko bizagukura mu byaha ntago ushaka kuvyumviza. Kuvuga ati wihane uba wagiye, ewe ni video ivuga ati wihane ntushaka no kuyireba. Ntago ushaka umuntu akuvugira ibyo uri kurakora, ntago ushaka umuntu akubuza kwiba, ntago ushaka umuntu akubuza gusambana, kugira kwikinisha. Iwe ewe wa muhungu we, nugende wiyoze muri Yorodani, buri joro urara urikinisha, buri joro urara urikinisha bukarinda buca. Wa mukobwa we urara wikinisha bukarinda buca. Ese wa mukobwa wese mwabasore mwe, ibyo mwabagabo, abasore bonye n'abagabo muri ikinisha ngo nuko atabagore mufite. Reka ndababwiza ukuri, ibyo byaha byose byateye Imana iseseme. Nimwibuke bya bisagara bya Sodom na Gomora, bya bisagara bya Sodom na Gomora, ukuntu Imana yabigize. Ibyaha byari biriho, ntago byari bingana n'ibyubu. Ibyo birakaze, ariko nimwe ukuntu Imana yabarimbuye. Ariko se hagize umwe uwo muri Sodom na Gomora akazuka Imana ikamuzura, burya ubu nakwira atakomplayininga kuvuga ati waduhoye iki? Ati reba ati hano none n'ibikoko murasambana n'ibikoko, inkoko, ihene, imbwa, inka. Nukuri ukagenda kuresha inkoko yo itaza kukuresha, ukagenda kuresha ihene itaza kukuresha, ariko we itanakubwira ngo ndagukunda, itanakuvugisha. Yo
wewe mwana w'umuntu waremwe mu ishusho y'Imana ukagenda kuresha inka, ese wayibonye kwiki? Ese ni ujya muri izo ugenda ukubituku cyangwa ugenda ukubituku? Niwe washimye iki kwinka? Washimye iki kwihene? Wa mugabo we, wa mukobwa we, ni kubera iki mukora ibyaha byo kubabaza Imana? Ni mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje. Yesu Kristo nabagire neza. Reka ngarukirize ngaha. Haleluya. Uwiteka nabagire neza kandi abahe gusobanukirwa. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu, ndagushima kwiri jambo duhaye, ndakwinginze Uwiteka Mana nyiringabo rigende yifashe bose, ni mu izina rya Yesu Kristo, amena. Yesu Kristo abagire neza kandi